imyiteguro ibitaramo birazakura muri Big Arena ni ibitaramo byo kwizihiza imyaka 20 uyu musore amaze mu muziki nyarwanda ubudahagarara. Mu gihe imyiteguro yari ikomeje dore ko minsi ishize hagiye hanze amashusho uyu muhanzi akomeje repetition n'abahanzi batandukanye, nibwo tariki 16 z'ukwa karindwi umwaka wa 2026 twagiye tukabona Eazy ashyize hanze indirimbo yahuriyemo n'uyu musore Ruhumuriza James wamenyere kuzara rya King James. Ni indirimbo yitwa Wakanaka. Indirimbo rikimara kujya hanze benshi batangiye kwibaza ibyo abaririmba muri indirimbo, dore ko benshi badasobanukiwe iri jambo risobanuye iki. Benshi bahita bihuza n'ibishego bikunda gukoreshwa mu ndirimbo, by'umwihariko abastari bakoresha amagambo asa nk'ahajimije ariko bikaza kurangira umushakashatsi abantu bakora basanze ayo magambo ari amagambo bishego ahubwo bakuye mu ndimi z'amahanga, by'umwihariko muri Afurika, dore ko amagambo menshi abatazwi bigatuma abantu benshi biba byakuyashaka bagasanga ni ibishego. Iri jambo rero King James na Eazy bakoresheje mu ndirimbo Wakanaka, reka turebe gato ikintu bisobanuye kugira ngo dukure abantu mu rujijo. Wakanaka ni ijambo rikoreshwa mu rurimi rw'igishona, n'ururimi rukoreshwa mu gihugu cya Zimbabwe, risobanuye ikintu cyiza cyangwa se ikintu gitangaje ariko mu buryo bwiza. N'urugero nk'iyo bashaka kuvuga umukobwa uri mwiza ukoresha beautiful, akenshi bakoresha Wakanaka, cyangwa se ikintu cyiza gitangaje tuvuge nk'umusore mwiza akuvuga handsome bakavuga Wakanaka. Ariko iri jambo by'umwihariko rikunda gukoreshwa mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana muri Afurika y'Amajyepfo, za Zambia, za South Africa, bashaka kwerekana uburyo Imana ari urukundo ndetse itangaje cyane. Iri jambo rero mureke kuryitiranya n'andi magambo agenda azanwa mu muziki nyarwanda akenshi usanga asobanuye bishego, ahubwo ni ijambo risobanuye ikintu cyiza cyangwa se ikintu gihebuje. Sibyo tumura ko King James biba bitangaje kuko mu myaka 20 amaze mu muziki niyigeze akunda kuvugaho mu kurimba ibishego, afite abafana be aho indirimbo nziza ndetse bakanamukunda bidasabye kuba yakora ibishego kugira ngo akurure attention. Iyi ni The New Jam.